Yes, ubu tukaba tumaje kwitereka rero tugiye kuvuga ku nkuru ziri hanze aha cyangwa se kuri social media zigiye zitandukanye. Iyi ngiyi ikaba ari Ineza G cyangwa se gym y'ubwonko. Kugira ngo twinjire muri iyo nkuru rero katubanze tunywe ku mazi cyangwa se dusome ku mazi ubundi twinjire muri iyo nkuru neza cyane cyangwa se 5/5. Naho njye mugiye kubana ni Mr Nkusi nk'ibisanzwe cyangwa se nyita G. Buriya rero hari inkuru imaze iminsi njya ahantu cyangwa se inshorogotora niko navuga, inkorogoshora ahantu. Iyi nkuru ndagira ngo nyigarukeho rwose nitonze nsoma amazi gake gake papa. Wa mugani wa Gasuku ati bro, ndagira ngo iyi nkuru nyigarukeho neza nitonze ndimo gusoma amazi gake gake, hasaho gake gake rwose. Iyi nkuru tuyitature tuyivimuzi nimuzingwa. Iyi nkuru rero ni iyihe? Kenshi tujya duhura n'amapranka agiye akomeye cyangwa se tugakora amapranka tuzi ngo turi muri prank, ariko prank bikaza kurangira prank zibaye prank. Inkuru irimo gusirikira muri aka kanya ni inkuru ya Miki na Aga Promoter. Yamukoreye prank, nibyo turabizi prank zibaho turabizi pe, turanaprakinga rimwe na rimwe natwe tugaprakinga tugakora prank. Ariko iriya prank I do know iriya prank. nawe banza urebe ako ka video gake cyane ubundi tugaruke mu kanya. Banza ukarebe nawe urebe iyo prank, urebe nimba nawe iyo prank wayiprakinga, kugira ngo tugaruke twinjira muri izandani gake gake twimanukira papa, twinywera ku mazi, ubundi tugaruke muri iyo prank turebe ese iyo prank yari prank ki. Ufata imodoka ukayimena ibirahure. Banza urebe nawe ubundi tugaruke. Magaye nje nagase ndamutumye ndamubwira nti nibaramuka bakuvugishije. Yes, iyo prank rero ngira ngo mwayibonye, mushobora kuba ubibonye wenda naka video k'amasegonda make kaba gaciyemo kugira ngo tubanze tukaganireho. Ariko tukiri aho ngaho, tukiri muri izo nkuru za prank, nitwibagirwe ko uwo bita Gitoko cyangwa se Gitoko bibarwa nkuko mwamumenye mu ndirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, Ikiragi, yo kwamamaza His Excellency 2017, asa nk'uwavuye mu ijuru. Sorry ndabivanze mwihangane, ariko nyine buriya ibintu bya showbiz iyo tubigezemo biba bisaba ngo tugendemo gake. Asa nk'uwavuye mu ijuru ni Yamusengamana Beata, ego nibyo nimba ntibeshye. Ahubwo Gitoko abarizwa mu umukobwa ni Bubu n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye nazo yagaragayemo ghost zimwe na zimwe nimba ntibeshye neza. Ndaza kureba neza, ntabwo napfa kubyinjiramo gutyo. Ariko icy'ingenzi nyamukuru nuko itariki 11 z'ukwezi kwa 11 azaba ari Kigali biri official, nkuko twamajije kuvugana cyangwa se nkuko yamajije kudusobanura ku murongo wa telefone. Azaba ari i Kigali official mu buryo bwo kuba agarutse mu Rwanda cyangwa se aje kuba ku ivuko nkuko yakomeje kubidusobanurira. Ariko tukiri naho ngaho muri showbiz, nitwibagirwe ko uwo bita Mutesi Jolly yaje kuba agura imodoka ihenze Barnabas nkuko mukunze kuzita, ariko ni imodoka y'igitangaza. Ubwo yayikuragaho amashashi ndetse bamwe bavugishijwe ubwo yari aherutse kumurika inzu ya miliyoni 909, haburaho miliyoni zingahe ngo miliyari yuzure. Iyo nzu nayo yavugishije benshi, atarajya kure ahita agura Barnabas nshyashya rwose, ikaba yaramugezeho mu cyumweru gishize. Ikaba ari imodoka rwose ikomeje kugenda ivugisha benshi cyangwa se itangaza benshi. Ibyo byose
ni ibirimo kugenda bicaracara ku mihanda, ni ibirimo kugenda bivugwa ku mihanda ndetse bigenda binagarukwaho 5 kuri 5. ariko katubanze dusome ku mazi ubundi tuze turambure iriya pranka ya Agapromota n'uwo bita Miki, ndetse inkuru yakomeje kugenda ivugisha benshi binavugwa ko iriya atari pranka ahubwo bishobora kuza kubaviramo kuba umwe yakubita undi akaba yamukomeretsa, cyangwa se bikaba byaza kuba bimwe mu bigize icyaha. Iriya pranka rero tuyigarutseho uko iriya pranka imeze, yateguwe na Agapromota arimo ashimira abo bita Miki, ubwo Miki yuzuzaga 100,000 kuri filimi barimo gukina, cyangwa se kuri filimi irimo guca kuri channel ya Miki, bayita Miki TV show nimba nibuka neza. Filimi rero irimo guca ubwo yuzuzaga 100,000, uwo bita Agapromota yikojeje ku ruhande bati rero reka nze mprankinge umugore wanjye cyangwa se umukunzi wanjye, nkuko tuguma kugenda tubibona ku mashusho media agiye atandukanye. Araza aramuprankinga, nibyo aramubwira ati dore nakuguriye imodoka, urufunguzo uraza kurufata nubishaka. Batararenga intambwe nk'ebyiri cyangwa 3 ahita amubwira ati nakubeshyaga ati yari prank ati yari prank bro, yari prank rwose, I swear yari prank rwose, unyihanganire kuba nkuprankinze mu bushobozi bwanjye nari mfite, ndaguprankinze, yari prank. Akiri aho ngaho akivuga ngo yari prank, undi yeguye ibuye abakubise muri cya kirahure cya ya modoka, nkuko mwakomeje kubibona mu kavideo kari aho ngaho twabasubiraho. Abakubise ikirahure mu mugabo atarajya kure, igihe kivuga ngo ubundi warasaze, abateruye ikibando cyari kiraho, none ikirahure arakimena bya nyabyo. Byaje no gutuma biduhereza inkuru yo kuvuga nk'aba content creator cyangwa se nk'aba YouTuber. Ubu nta yindi nkuru wasanga kuri YouTube cyangwa se ku ba YouTube bakomeye, niyo iriya prank bari kuvugaho. Ese iriya prank ubundi yatangiye ite, yateguwe ite? Ibyo byose nibyo tukirimo gutohoza cyangwa se tukirimo kubaza uko byagenze se, cyangwa uko iriya prank yatangiye. Ariko tukiri aho ngaho kubyiriya prank, iriya prank ubundi yatunguye benshi, si ukubeshya pe, si ukubeshya. Iriya prank yatunguye abantu benshi papa, benshi iri kumve ngo benshi. Aho uzi gufata ikirahure cy'imodoka kigura 1000, kiriya gishobora kuba kiri mu 500 nimba ari nangahe, ariko kiri muri 500 hafi aho ngaho, ukagifata ukakimena bro. Bro ni ibintu bitumvikana, bitumvikana kabisa, bitumvikana. Ariko so nshimiwe twakomeje kubana hano ku Neza G, cyangwa se nawe wamaje gukanda subscribe, nawe utarayikanda ubonye ikiganiro bwa mbere ushobora gukirikaho, cyangwa se ukaba wakanda subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi 5 kuri 5. Ndumva ari ibyo twakavuze, tuzajya dukomeza kugenda tuba updatinga umunsi ku wundi, cyangwa se igihe cyari cyo cyose nkuko murimo kubibona imbere yacu. Rero dufite kamera, ubundi twajyaga twanga kugaragara ku mashusho kuko nta kamera dufite, ariko murabibona ko dufite kamera rwose. Turagerageza kutazabatera irungu cyangwa se kutazabatenguha, ubundi ibindi Imana izajya igenda ikomeza inatuyobora mu murongo muzima. Duhure mu nkuru zacu ziri imbere. Ciao ciao, Imana ibarinde. Hasta la vasta, good chapeau.